Bakunzi ba Panorama TV twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu, mu biganiro dukunda kubagezaho nkuko mubidusaba mutubwira kujya tubagezaho amakuru anyuranye cyane amakuru ari mu gutambuka hirya no hino. Uyu munsi rero ntabwo turi bugiye mu makuru asanzwe cyane y'ubukungu twabivugaga dusanzwe bigenza. Uyu munsi tugiye kuganira ku bibera ku mbuga nkoranyambaga. Kuki tujye kubera ku mbuga nkoranyambaga? Muri iyi minsi hari ikintu gikomeye cyane abazibaho abakuri imihanda bakunda kwita ngo ni saga. Hari saga yatambutse cyane y'umuntu uzwi ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu minsi ishize akaba ari mu bahanzi. Uyu munsi akaba ari hanze y'igihugu avuga ko yahunze umuntu bitwa Yago. Ntabwo ari njyewe uri buze kubiva umuzingo, ntabwo ari njyewe uri buze kubaganira cyane bakunzi bacu. Twabatumiriye umuntu uzobereye cyane mu bintu bijyanye na showbiz. Umuntu umenyereye muri showbiz benshi muramuzi, ubushize twaraganiriye, ni Emmanuel Sibomana. Ni umunyamakuru usanzwe afite mu burambe butari bukeya, azwi cyane muri showbiz, ariko hari n'ahandi hantu azwi. Ahandi azwi muzi umuntu bita Patrick wo mu Runana. Patrick wo mu Runana muziho amakuru menshi, ariko ntabwo ariyo turi bugarukeho. Turaza kuri social media n'ibibiziberaho n'ibiberaho. Soma uraho neza. Amakuru iki? Meze neza cyane. Ntabwo twari tuguherutse. Birumvikana twese tuba dushakisha ubuzima, ariko ubundi hari umugani mushyashya ugezweho uvuga ngo inshuti nyanshuti uyimenyera kuri social media, urapostinga, ikarayikinga, igasharinga ibintu, ikaguha igitekerezo cy'uko wagorora ibintu. Tuba turi kuri social media. Mbese inshuti yo kuri social media ni inshuti nyanshuti niyerekana ko ikurikiye ibyo uvuga, hanyuma ikabisangiza n'abandi. Ubu ngubu dufite ikibazo, sinzi nimba wenda unyemere nkwereke ifoto imwe igendanye n'ubundi n'ikiganiro turimo, sibyo? Niyo nashyize ku ntuza kuri Twitter ngaragaza realite y'ubuzima tubayemo uyu munsi. Kuri Twitter nge bayita ni X, yabaye nyinshi nayipostinzeho ejo bundi, uyirebe wenda ugira icyo uyivugaho. Ngiyi hano hafi ndibaza ko rwose reba ko nimeze. Nundi ni bya social media turimo na internet offline. Ni ifoto ebyiri ziri mu ifoto imwe. Uyikomanteho uraza kugira icyo uyivugaho. Ifoto ebyiri ziri mu ifoto imwe. Urebe isi tugezemo uyu munsi. Ubu nta ngiye ikintu ngiye. Ndabona hari abantu barimo gukina basket, hari babayeho neza, hari abagaramye ku ntebe, bari ahantu, hari n'abari kurohama, hari abarimo kwirukanka, hari abandi mbona hasi bagaramye. Akarekanye gusobanurira. No kuvuga ngo ino foto icyo isobanuye, hari abari online, abantu bakoresha social media bari kuri internet, n'abari offline. Abari online barimo bararohama. Abari offline batarekoresha internet bari muri paradizo babayeho neza. Aho bari muri green. Abari hejuru bari muri green, bari offline bari neza. No abari online barimo bararohama mu nyanja. Ariko abari online baba bari ku mihanda. Nyine niyo foto igaragara ngo bari. Mbese ku mihanda ntabwo ari heza. Okay, reka tugende rero. Karakanyuzemo. Ni iki kiri ku mihanda uyu munsi? Ikiri ku mihanda ni ibintu byinshi, ariko nko mu Rwanda ubu ngubu ni story ishamikiyeho nk'ubona kwita kitarusangiye Yago, ariko ushamikiyeho ibintu byinshi cyane, ibyavuzwe n'ibitaravuzwe. Wowe usanzwe muri social media, Yago uramuzi, umuzi ute? Yago muzi nk'umunyamakuru mugenzi wacu, kuko ndibuka ko Yago aho mperukanira nawe tuganira, ubona hari ukuntu abanyamakuru duhura muri events mu nkuru n'iki, umwe acaho undi acaho, kandi ndavuga aho mperukanira na Yago, urumva tuganira kwa kundi abantu bameze nk'abajya inama, angisha inama, mugisha inama. Hari mu mwaka wa 2017 turi Gikondo, hari ahantu hari amazu y'abakatolike bakirira abantu, bakorera inama. Twe twagiye mu mahugurwa ibigendanye n'uburyo kuri gukoresha social media. Icyo gihe leta y'u Rwanda binyuze muri RGB, mu cyahoze ari Media High Council, RMC, MIC, bari bateguye amahugurwa agendanye n'ukuntu bakoresha social media 2017. Tunabashimira cyane kubera ko uyu munsi ubumenyi mfite mu bya social media ndabikesha abo bantu barakabyara. Niho rero mperukanira na Yago muri buri personal, ko urumva nyuma y'amahugurwa muri pause twajyaga ku ruhande. Icyo gihe 2017 njye narakoze muri Radio na TV10, mpamara imyaka 2 yemo asa nkaho nyine anyaka experience
nk'umuntu wabaye mu kigo imyaka 2 yifuza kwinjiramo. Ni ibintu nk'ibyo twaganira gusa nibujye muri detail izo ziri personal, niho mperukanira na Yago buryo buri personal tuganira tujya inama n'iki muha inama ibitekerezo gutyo. Hano ndi twagiye duhura mu bintu bitandukanye bijyanye n'akazi dukora, ariko urumva Yago ndamuzi nk'umunyamakuru. Yago umuzi nk'umunyamakuru, umunyamakuru yes muri showbiz, ariko nyuma twaje kubona nawe aza ku mihanda, aza kuri YouTube ngira ngo hari atangira gukora ibiganiro, arimo nk'abandi bose arimo gukora ibiganiro. Wabona gute n'ubundi umuntu yaje akora ibiganiro? Urumva mbere yinjiye mu itangazamakuru ariko rya showbiz, inkuru z'ibyamamare n'ibishamikiye ku byamamare n'abastare gutyo kuri TV na Dodisi, igihe kiza kugera ashinga YouTube channel, kuko ibintu byose uyu munsi biri kujya kuri internet. Agira igikundiro cyo kuri urwo hejuru, nta n'uwatinya kuvuga ko Yago ari umunyamakuru mwiza muri showbiz. Aba ari abanyamakuru bwabo turabyemera, n'abafana na audience. Rero ikindi yaje kuvamo ajya mu buhanzi, ni birebire, ariko ngiye ko mubona ni umunyamakuru mwiza. Yaje kuvamo ajya mu buhanzi, nose itangazamakuru yarifatanyije n'ubuhanzi. Hoya urumva abantu benshi bamuzi nk'umunyamakuru, ariko igihe cyaje kugera akanda pause ajya kuba umuhanzi. Nubwo inganzo ye abantu benshi batayivuzeho rumwe, ariko ngiye ku giti cyanjye nemera ko umuntu wese afite uburenganzira bwo kujya muri studio, yishyuye amafaranga ye, agasohora ibitekerezo bimurimo by'ubuhanzi binyuze mu ndirimbo. Nk'uko undi ibitekerezo byashobora kunyuza muri interview nk'iyi ngiyi. Ndetse ubu njya uzi ko ndi umuhanzi, mfite indirimbo 2 zasohotse ntarinjira mu itangazamakuru 2012 na 2013. Icyo gihe indirimbo zanjye zanyura kuri Orenforo, icyo gihe niko yitwaga RBA y'uyu munsi, icyo gihe ari Orenforo na Radio Rwanda. Na Radio Rwanda. So nuhanga umuntu wese afite uburenganzira, nacyo nshimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko butanga ubwisanzure mu gukora icyo ushaka, gipfa kuba kitabangamiye rubanda, kitabangamiye mugenzi wawe, kwishyira ukizana mu gihugu. Nicyo cyerekana ko ari igihugu gifite kiri mu murongo mwiza, gikunda abaturage bacyo. Ibi ngibi mvuga, hari umuturage ushobora kuba yenda nuko yaba tumva ikinyarwanda. Tuvuga urugero nko mu bihugu byo muri Aziya, hari condition ibihugu politiki y'ibihugu byabo baba barakizeho, aho usanga umuntu asa nkaho aboshye, aziritse. Utemerewe gukora ikintu, utemerewe gusenga mu ruhame, hari byinshi utemerewe, ariko uyu munsi twese urishyira ukizana. None se umuntu yagira ati Yago umunyamakuru afite abasitari bakoranaga ibiganiro, cyane nyango ari nacyo abantu bamukundiye, niyo cyo bari bamuziho, bya bindi muri social media bita ngo ni promotion, promoting abahanzi, bakaganira bakavuga ku ndirimbo zabo. Ese kugera noneho muri studio, aho ntibyaba byarabaye intandaro yuko wa muntu watuzamuraga twagiranaga ibiganiro aje muri field yacu? Ntabwo byarabyaje conflict hagati ye nabo barasanze. Wenda banze nisegure ku bantu, nabonye hari abantu baza muri comment iyo twakoze ibiganiro badutuka bagira gute. Ibyo turi kuganira ni ibitekerezo byanjye bwite, nta muntu n'umwe ndi ku ruhande rwe. Ndasubiza, nabonye hano hanze hari ibintu buriya bibera inyuma y'amakamera mutazi, aho umuntu ashobora kuza imbere ya kamera bamutegetse ibyo ari buvuge, barambitse ari ku meza imibandari y'amafaranga y'imba ari 50, 100, turakubaza gutya usubize gutya. Nge si gutyo nkora, kandi nawe uri umuprofessionnel ntabwo wabikora gutyo. Ibyo ngiye kuvuga ndasubiza nk'uko mbaje nk'umunyamakuru, nsubize ngiye uko mbyumva, nta ruhande na rumwe mbogamiyeho. Yaba ari Yago, abo bahanganye ibivuga hanze ngaha, ndavuga nk'uko umuntu ukora kinyamwuga ngo ugomba kujya gute kubivuga. Twari tugatubani Yago nk'umunyamakuru, umunyamakuru burya n'umuhanzi n'abantu buzuzanya. Umuhanzi akeneye ko umunyamakuru amuzamura, kuko hari ibibazo mubaza bituma ashobora kuzana imbamutima ze akazibwira abantu, babantu bakamuyoboka cyangwa se bakamwanga bitewe n'uburyo yamubaje nashatse kumujyana. Nk'umuntu wazamuraga abahanzi, indirimbo zabo ziratambutse zimenyesha abantu, akagira n'uburyo biryoshye cyane, burya agira n'igikundiro. Kwa kubiryoshya bituma abantu bashobora gukurikira wa wundi, aho kuva muri kwa kuryoshya abantu akabasanga mu murima barimo. Ntabwo byaba byaratangiye kuba intandaro y'amakimbirane y'ubuvugi hagati yabo? Mbona uko byumva wowe. None se iyo bavuze ngo reka njye ku ruhande rumwe gato nse nkujya ku ruhande rwawe, ariko ngaruke mvuga no kuri side. Uyu munsi nigeze numva Yago we atangaza ko hari abantu baba bafitanye ibibazo, ndetse akavuga ko bazamusaba imbabazi. Si wabyumvise abivuga mu rutonde yavuze? Hari umuhanzi ugeze wumvamo? Nawe. Bivuze ngo
nta kibazo yigeze agira n'abahanzi muri rusange, nabo yaba yaragiranye ikibazo nimba kinahari byaba ari ibintu biri personal, ariko ntabwo inganzo yo kuba yaragiye mu buhanzi bigenze gutyo. Uyu munsi urutonde yaba yarakoze ngo hano dufitanye ibibazo, urwo rutonde rwaba ari abahanzi, ariko nta muhanzi nigeze numvaho. Uyu munsi hari abantu bazwi hano hanze bakora itangazamakuru ari n'abahanzi. Uyu munsi Uncle Austin ni umunyamakuru mwiza kuri mikoro, ariko afite n'indirimbo yakoze kandi abantu bakunze, ba Philipita n'abandi batandukanye. Rero nibaza ko inganzo turafite ba Kenisi, na Kenisi umunyamakuru mwiza, ni n'umuhanzi mwiza, babita abatete abatutaravu urumva, ni n'umunyamakuru mwiza. Ngira ngo no mu itangazamakuru ndamwibuka Kenisi, hari ahantu hari uburyo yigaragaje bitamukura ingofero bikaturi inkumba wari uhari. Abanyamakuru turi gutanga ibitekerezo n'iki bibazo dufite n'iki, ngira ngo hari ba minisitiri batandukanye, Kenisi arahaguruka ibyo twatinye kuvuga arabivuga. Rero umuntu wese afite uburenganzira bwo kujya muri studio agatanga amafaranga ye akagaragaza ibitekerezo bye mu ndirimbo, yaririmba nabi. Ikindi tujye tunavugisha ukuri, sibyo? Ndibuka ntabwo ndi uwa kera, ngira ngo hari abandi bambanjirije, ariko ndibuka ko mu Rwanda hari radiyo imwe, radiyo y'igihugu, nabwo yageraga saa 2 za mu gitondo igafungura saa 5 ikongera gufunga saa 5 z'ijoro. Ibyo bintu nabyo ndabizi, urumva ntabwo ndi uwa kera ko nta none sindi umwana, sibyo? Icyo gihe ubuhanzi bw'icyo gihe ntabwo byari byoroshye, abahanzi bari bakeya, nta radiyo zari ziharetse radiyo y'igihugu. None uyu munsi nyine turimo turahangana na reality. Uyu munsi duhanganye n'isi uko idutwara. Ahubwo se icyo wabona nta kintu yabona. Ndavuga nti noneho wa muntu yarafite abahanzi, yafataga indirimbo zabo akagira ukuntu aziryoshya akazikundisha abantu. Yego. None abo yakundishaga abantu nawe akeneye kuzana ibye. Kugira ngo bagiye ku isoko guhangana. Ariko ndirinda kugishyiramo yago ndakivuga in general. Hari icyo bita conflit, mbe nabyo icyo bita conflit de generation, bujyanye n'umuziki, ngo ndavuga muri showbiz n'undi ko nge niyo nsesenguramo, ninda gusesengura mu bya politiki. Urumva harimo icyo bita conflit ziri hagati y'abanyamakuru bagiye mu buhanzi bakabahanganye n'abahanzi bari mu buhanzi gusa. Ariko iyo conflit ikaba iri silent. Sinzi kubyumva. Ujye wumva icyo bita tujye muri politiki ibyo bitaga guerre froide. Intambara ngo zikonje. Zitasohora amasasu, guerre froide urayizi. No muntu zaro no muntu za Cold War. Cold War. No muntu zaro no muri no showbiz hari abanyamakuru beza babivamo bajya kujya gute basa nk'abateza akavuyo mu bahanzi. None hakaba n'abahanzi babiri makuvuga ati hakaba n'ibyo bita kureba nayingo ariko mu buryo buri silent. Sinzi muri kubyumva. Bariya batuzamuraga badufashaga n'iki, none bagiye kwa abanyamakuru, umva kameme umva hari ikintu kizaga. Nuko bara abanyamakuru bazamura abahanzi, none baje mu hanzi nuko bazazamura ibyabo babandi babariki. Izo konferenzo zirahari nuko zitavugwaho, niyo zivuze gutya imbere kamera ubikibazo biguma basa nkaho harimo kurebana y'ingwe, bamwe muri bo ntabwo ari bose ariko bamwe muri bo ariko biri silent. Izo conflit zirahari none so ubwo nizivugwa ubwo se conflit ziramutse zijemo wari umunyamakuru umfasha gutumira abantu bakaza mu gitaramo, rimwe na rimwe kusanga abanyamakuru nibo baye muze kuba nje gusanga kuri rya soko ryawe, nje gusanga kuri rya soko ryawe. Icyo gihe ntabwo konfurizamo cyane cyane nk'iyo bateguye ibintu bitaramo, ugasanga wa munyamakuru wabaye umuhanzi aje kuri space bakamwima ubwinyagamburiro nabo. Nicyo kibazo kuko hari igitaramo cyabaye ntibazamutumira. Ni ibibazo nyine bihari ariko nyine iyo uje nkanjye gutya nkabivuga ariko I don't care, mfite uburenganzira bwo kuvuga ibyo nshaka kandi bipfa kuba bitari gusenya umuntu, mvuga reality y'ibihari. Ingero zirahari. Hari n'abantu batavugana. Hari amaco y'abanyamakuru bamwe utazasanga abahanzi runaka, hari abahanzi uzasanga bari muri cycle, uzasanga turabura ikintu bita ubumwe muri industry yacu kandi urugendo ruracyari rurerure. Reka ngowe nk'urugero, uyu munsi yikoze urutonde tujye mu mibare n'ibimenyetso. Iyo ukoze urutonde rw'abahanzi beza bakomeye mu Rwanda, ntabwo ndi kuvuga uko mbyumva, navuga majority ibyo bavuga ko abahanzi ba mbere bakomeye mu Rwanda ari Bruce Melody na Israel Mbonyi. Bashobora kubatana ku mwanya wa mbere ko umwe ashobora kuba mbere undi akaba wa kabiri, siko bivugwa. Ejo bundi Bruce Melody nta nameze ngahashize atangaje muri interview ko nawe yaje gusanga ari umwapcoming muri South Africa. Hari tournage cyase nawe ari bwo kivuka ubundi bita ngo underground, ariko razina ntabwo ndikunda abapcoming. Aho akubutse muri Amerika mu gihe cyashize yaje avuga ngo
umuziki wacu turi gukora ntabwo ukeneye ku isoko mpuzamahanga, urimo urabyumva, nyine uri lokali. Niyo mpamvu nyine turacyafite akazi kenshi. Aho tuzaga kubyumva icyo kintu ndabyumva, iyo ngingo tuzayigira kuko ni ingingo abantu benshi ari byinshi abantu bakeneye kumenya urwego rw'umuziki nyarwanda ugeze hanze mu Rwanda wageze he. Tuzayigaho kuko tuzi ko hari abahanzi b'abanyarwanda bagiye ku rwego mpuzamahanga bakabona n'ibihembo. Turareba kuko uyu munsi batakiriho byagenze bite, kuko bamwe banabibonye ngo ari numvise avuga ati tugiye kugera turi indirimbo z'agakiza zazindi zivuyemo, ubwo wasanga nabo ku isoko bitagicuruza. No reka tugaruke ejo bundi Yago atangaje ati ndagiye ndahunze, atangira gutangaza n'impamvu ahunze. Ibyo bintu wari warigeze ubundi nk'umuntu uri muri showbiz wigeze ugira wumva muri wowe ko hari impungenge ko Yago yazahunga? Ubundi iyo tuvuze ijambo guhunga ni ijambo rifite icyo risobanuye, rifite icyo rivuze. None uvuze ko umuntu yahunze ava mu gihugu ajya mu kindi, bifite bisobanuye cyane cyane ku mateka y'igihugu cyacu, amateka ya Afurika. Tuzi ubuhunzi icyo bisobanuye n'iki. Rero ni ijambo wenda ku giti cyanjye, ndavuga ibitekerezo byanjye ku giti cyanjye bitari bikwiriye, urumva kwanga guhunga. Ariko ndabura afite impamvu yabimuteye, nubwo ngiye ku ruhande rwanjye ntemeranya nayo iyo ari yo yose, kubera ko impamvu umuntu ashobora guhunga igihugu ni igihe mu gihugu harimo intambara. Kurumva icyo gihe iyo igihugu kirimo intambara habaho guhunga, birumvikana gukiza ubugingo bwawe. None mu gihugu harimo amahoro, urumva umutekano ushobora kuba utameze neza. Ntabwo ibyo impamvu ntari bubyemere, sindi bivuge wenda nk'umunyarwanda uvuga ngo reka mvuge igihugu neza, reka nkotinge wenda abanyamahanga. Uyu munsi hari icogamu twavuyemo, abaperezida bakomeye hirya no hino ku isi baje mu Rwanda, abasitari bakomeye bo muri Nigeria barimo bakomata bavuga ngo twakura hehe, twagira amahirwe gute ko twabona umuperezida nka Perezida Kagame ngo aze ayobore Nigeria. Urazi ko igihugu cya Nigeria gifite ibibazo kubera Boko Haram. Urumva abanyamahanga bo barabona ibyiza bibera mu Rwanda, ahubwo twebwe ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ni gute bavuga ngo icyo gihugu uri gushaka guhunga nta mutekano urimo wenda kubona muri iyo side? Urumva abanyamahanga bari no hino barashaka kuza mu Rwanda, barifuza Perezida Kagame kuko niwe mubyeyi mu Rwanda, niwe perezida w'igihugu. Igihugu kirimo umutekano, uretse natwe tubibona, ndatwe uburyo tubibona ntabwo tubona neza nk'abari hanze y'u Rwanda nibo babibona. Nigeria irabibona, ibihugu birimo umutekano muke barabibona, twe ntabwo turi kubibona. Ingingo tuzayigarukaho. None ukurikije ni top kenda yihariye, ukurikije Yago yatangaje ageze hanze, aho ntihaba harimo intambara y'ubutita yari hagati ye nabo yavuze, hagati we nawe, hagati ya Yago nabo yatunze urutoki. Iki ngiki reka kivuge muri ubu buryo. Ku kibazo cya Yago harimo amakimbirane ahishe, hari ikintu abantu batavuga. Ariko kimwe ndaguha umukoro w'umuntu wazatumira, ko wazatumira umuntu abantu bita abasayikologe bazi ubumenyi bwo mu mutwe. Ndakubwira ikintu, nusanga ikintu ngiye kubwira nusanga atari cyo, uzamenye ko nakubeshye, cyangwa se uzamenye ko nta bushakashatsi naba narakoze. Ntabwo ndi umusayikologe, ariko nutumira umusayikologe azakubwira ko abantu bakunze kwigaragaza hano imbere ya mikoro kuri social media basesengura. Urazi ko abantu benshi harimo abasesenguzi, hari n'abigize abasesenguzi ku ngufu. Urabyemera? Urimo urabyemera? Ntabwo nabyemera, kuko se nabyemera kuba ngo uyu umusesenguzi ku ngufu, uyu nguyu umusesenguzi w'umuhanga, byose buri wese afite aho yaba bikura. Impamvu ku ngufu, urazi ko hari abantu ibyo bita kwispecializa mu kintu runaka. Wambwira gute ko uri umusesenguzi muri politiki, mu iyobokamana, mu bukungu, buri kintu cyose ngo uri umusesenguzi, icyo kintu wakimbwira gute? None nutumira umusayikologe uzamumbarize niba abantu bakunze kwigaragaza cyane cyane kuri social media nta bibazo byo mu mutwe baba bafite, sibyo? Ubwo se twavuga ko Yago nawe afite ikibazo cyo mu mutwe? Ibi ndi kuvuga sindi kuvuga Yago, ndavuga in general. Ni kuko niwe turimo turavuga muri rusange. Ariko ukurikije ibyo yatangaje ageze hanze, nabwo ntihaba hari amakimbirane yari yihishe hagati ye nabo yavuze bashobora kuba baratumye avuga ati yifashe icyemezo cyo guhunga, n'ibyo yatanga bishingiye ku byo yagiye atangaza. Ashobora kuba hari tutari tuyazi, kubera ko hari igihe umuntu aba arwaye nk'ikibyimba kukivura zikugomba kugikanda amashyira akavamo agashiramo, cyangwa bakacyotsa, cyangwa se akacyoza, kucyotsa n'umwotsi, kucyotsa, yego. Ariko akaba noneho hari n'andi makimbirane ataravuzwe, cyangwa se yaragiye bya ngo umurenza ahuye ibijumba. Uyu munsi twaba dutangiye kubona ibimenyetso, yenda ahubwo nta n'ikintu kiraba. Uyu munsi turimo turumva uruhande rwa Yago,
ariko izo abo bahanganye abavugamo nta muntu urabatunga mikoro na cyane ko bashobora kutabyemera, ariko icyonze cyo ukuri kuzajya hanze tuzamenya reality. Ariko ikindi nanone abantu bazi reality ntibashaka kuyivuga. Rero umuntu yagira ati turihuta ntabwo turi butinde ngo tugende dusesengura ingingo ku yindi, ariko nibura biraduhinzira yuko buri ngingo dushobora kugira umwanya wo kwivugaho. Umuntu amaze kugenda noneho hari ibyatangajwe, RIB iza kugaragaza ibyaha yagoye kugikiriranwagaho. Wabyakiriye ute? Ntabwo cyaragutunguye, wasanze byishobora kuba byari bihari koko muri wowe wabyakiriye? Urumva RIB ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugenza ibyaha, kuko urumva umuyobozi ni rwo rwego rubikuriye mu gihugu cyose. Urumva bo barabikorera ubushakashatsi babona ko nyine nk'uko bagiye babitangaza cyese ko bagiye tubikurikirana ko hari ibyaha akurikiranyweho. Rero nibaza ko ntabwo wenda ndibuvuguruze RIB cyangwa se ngira ibindi ibintu bivuga na cyane cyane ko baracyari mu iperereza mu gukurikirana buri kimwe cyose, ariko nanone nimba hari ibyo bari bagikurikirana akiri no mu Rwanda agahita agenda, nanone bifite icyo bisobanuye. Mbona ko wenda bitari ngombwa ko yagombaga kugenda, yagombaga gutegereza nyine nimba hari n'ibyo avuga ko yarenganye akajya kuregera RIB, kuko leta ni umubyeyi kandi iyo nyine ibereye hariya twebwe abanyarwanda ku nyungu zacu. RIB ibereye hariya ku nyungu z'abanyarwanda, kugira ngo nyine ibitari ku murongo bijye ku murongo. Nibaza ko nanone yenda hari n'ikindi tujya tugira inshuti psycho tugenderamo, abajyanama, igitutu bakubwira ngo genza gutya, katariya, hunga, guma hano. Nibaza ko hari nabo dushaka kugira ngo ni inshuti ndari inshuti mbi, bakatugira inama zitari zo, tugafata imyanzuro ndaduhubutse nyuma tukicuza. Ikindi navugaga ariko ndakivuga mu ntuza muri rusange, izi mbuga nkoranyambaga, izi social media na cyane cyane mu isi y'ubwamamare, hari igihe wisanga utagifite control. Hari imvugo nkunze gukoresha, nimba ujye ureba status zanjye kuri WhatsApp yanjye se n'izindi mbuga nkoranyambaga, hari imvugo njya nkunda gukoresha iri mu ndimi z'amahanga ivuga ngo there is a drug called social media. Ni ubwoko bushyashya bw'ikiyobyabwenge abantu batari bamenya ko bakigize cyabagezemo, nyine ni ikiyobyabwenge. Abantu bazi kokayine, bazi urumogi, ariko uyu munsi social media igira umuntu addictive, akabatwa nayo, iramutwara ikamubata ikamwigarurira. N'ikimenyimenyi cyerekana ko wenda umuntu nkurikije se ibyo ngibyo birareba ba runaka na bayago n'abandi yandi, nawe udukurikiye nishobora kubwira ikimenyetso kimwe. Nimba ushobora kumara umunsi utari ufite smartphone yawe irimo internet, amahoro ukayabura, wenda nk'umuntu ukorera YouTube yari imuhemba abuza amahoro kubera ko yabuze internet, birumvikana. Ariko icyerekana ko ushobora kuba ufite addiction kubatwa na social media. Ni handi bumva akazi urakica kubera social media, urimo urareba for nothing, for no reason. Abantu benshi bafite icyo kibazo ariko ntabwo babizi. Abantu benshi bafite ikibazo bakora ku social media, cyo kubatwa na social media ariko ntabwo babizi. Iyo urebye ibiganiro no guterana amagambo byabaye hagati ya Yago n'abagenzi be, imvugo zagiye zikoreshwamo, uravuga uti abantu babatwa na social media zikabatwara bakikoraho ibindi bishakiye. Nyine barabuze control. Niriye somo wakuyemo? Kuko baravuze bagera n'ahandi hantu uyu munsi muri nyuma y'imyaka 30 u Rwanda ruvuye muri jenoside yakorewe Abatutsi, utatekereza ko umuntu ashobora hariya. Nicyo kibazo nahise numva umusatsi unyirosotseho, kubera ko hajya soka ibiganiro byinshi. Nge nahise ngira ubwoba kubera ko turenze wenda no mu Rwanda twareba za Nigeria, za Hollywood n'iki showbiz. Ngira ngo n'umuvugizi wa RIB wenda ndamukotinga aho yavuze ko ati suko showbiz ikorwa, nawe arabizi ko showbiz ibaho, bino bituba byo gutwika dukora attention n'abantu ngo tubone abafollowers tuvugwe dukore amafaranga, nawe arabyemera ko bibaho. Ariko zira mvugo bacengejemo, ira ntabwo ari showbiz, byahise bihinduka ikindi kintu kiremereye. Ira ntabwo ari showbiz, ntabwo ari imyidagaduro, ntabwo ajya gukora imyidagaduro uvangamo ibintu bitavangwa. Bira ni ibintu bifite amateka yabyo yihariye, ntabwo bagombaga kubivangamo. Biri hari baratandukiriye n'abandi batekerezaga kuba bakibivuga bakibivangamo. Ira ntabwo ari showbiz, ni ibindi bindi, ahubwo hashobora kuvamo ibyaha. Nibyo njya mbwira abantu, ushobora gukora ntuza. Hari imvugo hano hanze bavuga ngo b'abamotari, ntuyizi? Imyitwa y'abamotari. Ubu ngubu izina rigezweho ry'uko abantu bavuga ngo babandi ngo b'abanyamakuru ba YouTube.
b'abanyamakuru ba YouTube kurumva barashaka views bashaka amafaranga bigatuma bakoreramo n'ibya uyu munsi ushobora gukurikira ikiganiro cy'isaha impamvu wenda mvuga ibi ngibi ntabwo uko ndi misa kigoroye ni ugukebura bagenzi banjye nanjye nikebura urumva meze nka wenda dutwaye imodoka ya kwasiteri turi abashoferi ariko dutwaye abandi bashoferi hari abaturusha kategori hari abo tuzinganya hari abo tuzirusha ni ugufashanya kugira ngo twubake nanjye twe dushyire umusanzu panorama ariko imodoka uyitwaye uwicaye iri kuri vola niba utwaye abandi baba batwaye nubwo wagira kategori turi umushoferi ariko hari igihe utwaye n'abakurusha kategori bivuze ngo hari abakurikirana kino kiganiro bafite ubumenyi mu bya social media kuturenga nabo turusha no gufashanya ngo Panorama TV Rwanda igira umusanzu itanga mu kubaka igihugu cyacu unyuze mu ikoranabuhanga urakoze cyane rero icyo navugaga ushobora gukurikira ikiganiro cy'isaha yose ugasanga harimo ibyaha byinshi ari impamvu mubwira abagenzi banjye na cyane cyane numva biyita abanyamakuru ariko atari abanyamakuru batarabyize batarabihuguriwe ari ukugenda agafunguza cano gata kubita ibiganiro n'iki babe maso birinde gukoreraho ibyaha uvuga ikintu wumva ko nyine nta muntu cyabangamira kuri cyakujyana mu zindi nzego ugiye kubisobanura twitwareke ku byo tuvuga uragira uti ngewe namaze kubyumva ni umusatsi mvuyeho nagize ubwoba cyaba ari iki cyabasunikiye kugira ngo noneho mu biganiro batanze mu mvugo bakoresha baze kugira noneho aho bategeka kuvuga ariya magambo n'ubundi urebye n'amategeko yacu ari mu Rwanda ari itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko ijye kugenderaho ritemera ivugo nkariya zibiwe amacakubiri wenda aho ngaho ndagaruka mu Rwanda kuko ibyo tuvuga birimo kubera mu Rwanda itegeko nshinga rihari rivuga ko imvugo zibasira ziga amacakubiri zitemewe kandi hari n'amategeko ntabwo byemewe hari n'amategeko ahana ibyaha niki cyaba cyarasunitse bariye gukoresha ziriya mvugo aho ngaho nshobora kuba nketse kubera ko urumva nta bushakashatsi nakoze nta n'ubwo wenda nagiye nganira na buri umwe ngo mubaze ngo kuki avuze ibi ngibi ariko ntekereza ko buri umwe ku giti cye afite impamvu ushobora gusanga impamvu yavuze biriya itandukanye niyo runaka wavuzwe mu nkuru yatanze umuntu wese aba afite impamvu ku giti cye ahubwo ubu ngubu wenda ngize amahirwe yo kuba nahura n'umwe muri bo cyangwa se nka Panorama TV Rwanda uramutse ubonye umwe muri bo ushaka kuzamuhamagara bati wabitewe n'iki ko nibaza ko buri umwe afite impamvu itandukanye n'iya mugenzi wawe niki gituma bazamo kwibasirana biriya byo kwibasirana byo hagati yabo nta gitangaza kirimo kuko ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere buriya realite turimo turarwana na realite y'ibiri kuba u Rwanda ni igihugu gikataje mu ikoranabuhanga ngira ngo urabizi ko mu myaka ibiri ho gato cyangwa se umwaka w'imbere ya COVID-19 hari ikoranabuhanga rishingiye ku ikoranabuhanga ry'amarobo sinzi niba ruri muri Convention Center Kigali Convention Center bari bazanye Sofia uyu munsi hari izindi Sofia ziri ku mihanda zifotora abantu barengeje umuvuduko uba warashyizweho n'iki ntabwo nk'igihugu kiri mu ikoranabuhanga mu muvuduko wo ku rwego rwo hejuru which is good na cyane ko hari ibihugu bikiri inyuma iyo ngiyo mu mvugo za showbiz tuvuga ngo bari mu bisheke n'iki ni imvugo ya showbiz ivuga ngo bakiri kure bakiri inyuma bari mu bishokoro ni igihugu tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko budutekereza bukaturebera ibyiza umunsi social media na internet ifasha abantu gutera imbere rero muri iryo koranabuhanga riri kuzamuka ari gutera imbere n'ibingibi biri kuba njye ntabwo biri kuntungura mu gihugu ahubwo hari ibindi bitari byaza hari ibindi bitaraza amahirwe dufite namwe amahirwe dufite abayobozi b'igihugu cyacu baturebera ona ntuza kuri kamera hari akantu bita zoom aho cyase jimere dufite abayobozi bacu bazuminga bakareba ibiri kuba bakabikomera bitari byaba nk'ubu ngubu reka mfate nk'urugero nk'ibihugu bifite bino by'amakimbirane ari online muri Afurika igihugu cya mbere ni Nigeria nayo urumva igeze ku rundi rwego noneho hazamo n'ibindi biremereye aho bino turimo zino saga izo bazirenze kera bageze no ku bindi bita gusikaminga kurya amafaranga menshi pana udufaranga dukeya kurya amafaranga gucuruza intwaro ibiyobyabwenge za kokayine bikoreye mu ikoranabuhanga n'iki n'izo social media n'iki rero ngo narimo ndeba kuri internet Nigeria, South Africa, Kenya, Djibouti ibyo ni ibihugu biri muri top biza ku isonga. Kenya n'abaturanyi n'abaturanyi ahubwo you have to be careful urumva abaturanyi nyine ngo abaturanyi ngo babyara abasaba ibintu nk'ibyo ngibyo amahirwe dufite cyangwa bati iyo umuturanyi arwaje ibinyoro rero ngo niko bigenda
iyo uvuze ngo iyo umuturanyi yarwaje urakumira reka da ugura ikirago so icyo navugaga rero ni ukuvuga ngo ibi ngibi nibyo nakwita ni umusogongero cyangwa se ubuyobozi buturebera kure bukamenya ibishaka kutugera ingaruka bagatangira kubikumira hakiri kare. Urakoze cyane uvuze ngo ntacyo turabona. Iyi ni inshuro ya kabiri usima aho ntibyaba ari ugutwika kugira ngo bakunde oreye amafaranga ahita atangwa kuri social media, ariko nyine cyo bita agatwiko. Nicyo kibazo, ayo mafaranga ushaka kuyashaka ariko ukoresheje showbiz, ariko yatwitse watwitse ariko ukoresheje showbiz. Nk'ubu ngubu urabona internet nibaza ko ishobora kuzarangiza isi. Ibintu iyo nkurikije ntuza ibintu batugiye baduhugura batubwira internet, no nanjye ndara amajoro niga n'iki nkareba ino internet, ntabwo watandukanya internet n'ikoranabuhanga. Uyu munsi hari indi ikoranabuhanga ryihuse bita AI, artificial intelligence, ubwenge bwa muntu bushingiye ku ikoranabuhanga. Nta mvugo igeze wumva ngo Uburusiya bwibiye amajwi Donald Trump byanyuze mu cyisi ikoranabuhanga. Wagiye ubyumva? Yego. Ndimo ndakotinga nyine ibyagiye biba abantu bose bazi. Nango ikoranabuhanga hano riri kutuganisha buri muntu wese. Reka tugaruke muri social media. Nge niho nshaka kugaruka n'ubundi. Mu rubyiruko si urubyiruko gusa kuri iyi mihanda, cyo bita ku mihanda hari ikintu bita agatwiko. Aho sibyo bituma abantu bemera kwitandukanya. Icyo umuntu yavuga ngo kwitandukanya n'ubwenge, ngiye kuvuga ibyo nshatse ariko nkundi mbone amafaranga atambuka. Aha, reka mvuge kuri iki kintu rero. Hari umugani ndi bwitize witwa ngo nidukoma urusyo dukomeye n'ingasire. Hari abantu aba content creators n'ababyita abantu bashakisha amafaranga kuri YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga. Icyo ni icyiciro kimwe, sibyo? Hari ibyo tukinenga n'ibyo dushima, ariko turebe na ya society community, societe yaba ari societe nyarwanda, indundi, nyine abantu bakonsoma ibibera kuri iyo mihanda, kuri izo mbuga nkoranyambaga, sibyo? Uyu munsi reka turebe nk'umunyamakuru turi kumwe Antel, tureba Mwanafunzi, Barufonse Muheremunana, Bajanti, nyine abantu bakora ibiganiro, nyine abantu mukora ibiganiro nyine binyuze mu cyo biri professionnel. Iyo urebye ukareba views mugira, mwakoze ibiganiro by'ubwenge, bwo ndavuga wowe na bagenzi bawe mukora kinyamwuga, ukareba views mugira, ukareba na za views z'amatiku byacitse n'iki birahabanye. Nta n'ubandi bukoresha ngo biratandukanye. Ibyo bakurikira birahabanye. Nibihe bikurikirwa cyane? Ibyo by'amatiku, ibyo bibazo, ibyo byasaga. Bivuze ngo nonese kubera iki hari ibintu bigano byiza byigisha bitanga ubwenge nibirebwa, kuki abantu bakurikira ibyo birimo amatiku? Niyo mpamvu nkubwira ngo nidukoma urusyo dukome n'ingasire. Nivuga ngo baraba YouTubers ngo barakora inkuru z'ibinyoma byacitse n'iki, tunagaruke turebe abakonsoma. Ese kuba barababireba nuko abakonsoma batazi ama YouTube channel anyuza ibiganiro by'ubuhanga by'ubwenge. Uyu munsi abantu ntibagikeneye, ndavuga society iri hanze hanga, sina mu Rwanda gusa, naho za Nigeria, muri Amerika, ntabwo bagikeneye ibintu by'ubwenge. Ariko abatwika bavuga ko ibyo byo bicuruza. Nyine ngo none se umuntu acuruza iki? Acuruza ku isoko atagetinga abaguzi. Siko bimeze. Tujye muri reality. Nibutse isoko ry'ahantu bita Imbazi Ihuye, na ahantu bita Imbazi, sinza ku gasoko kuno kwitwa ngo kigeze ngo ni isoko ryigeze kuremwa n'abahashyi gusa. Nuvuga ngo umuntu ajyana ku isoko atagetinga iki abaguzi. Uyu munsi nidutunga agatoki, ntabwo nshyigikiye abadakora kinyamwuga bo kuri YouTube, ariko nanone ndatunga n'agatoki abakonsoma. Kuki bashyigikira abo bantu bavuga ibintu bipfuye? Uyu munsi nyine twakwibaza kuki society yemera kujya aho ngaho, bemera gutwoga n'ibyo bita ko bipfuye, ibyakaba yubakiza bakabireka. Hari umuntu ntabwo nagize amahirwe njye gusubiza muri ubu buryo. Nagize amahirwe yo guhura n'umuntu sinibuka izina rye, ni umuzungu. Leta nimba ari ikigo abashinzwe ikoranabuhanga mu gihugu bari bamutumiye, bari baje muri Marriott, akorera Google, YouTube, Facebook na Instagram. Sinzi umuyobozi ngiye kugira akantu mbaza kanyene n'ikoranabuhanga na social media, ahita ambwira ati nese wabajura uriya muntu wo muri Google, mbona abantu bamuziyeho, namugogere ngira utuntu mubaza, yiremo ansobanura ambwira ngo ejo hazaza hibera kuri social media no mu itangazamakuru. Yabimbwiye ngira ubwoba, kandi bimwe natangiye kubibona. Hari ndumva hari 2018 ibyo ngiye kuvuga. Ubwo turibogona ku musozi w'ikiganiro turi muri reality. Ibintu yambwira ati ubu ngubu social media hano ko yari yaje bamutumiye ngo mu byena social media ikoranabuhanga ibintu nk'ibyo ngibyo, ambwira ati ejo hazaza hiyisi. Ntabwo yavugaga igihugu runaka, avuga iyi si, bajya ngo kubera internet isi yabaye umudugudu. Ejo hazaza hiyisi ikintu bita YouTube
ni inkota na social media muri rusange ni inkota ifite ubugi impande zombi. YouTube n'izindi social media zitandukanye zigiye gusenya burundu ikintu bita itangazamakuru bita mainstreaming, itangazamakuru ry'umwuga, televiziyo, itangazamakuru ry'umwuga. Izi social media na YouTube bigiye gusenya burundu icyo bita itangazamakuru ry'umwuga, mainstreaming media, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sibyo uti gute uyu munsi hari indi conflict utavuze nawe urayizi n'ubutamenya nanjye ubimbwire, conflict iri hagati y'ibyo binyamakuru biri by'umwuga mainstreaming media. Icyo ni ikiganiro tuzagarukamo nabiretse mbibona. Nabiretse mbibona. Okay. Nyuma y'ikintu umuntu yakwita saga, umuntu yakwita Yago saga, nicyo urimo kubona? Ntabwo ari kimwe, ni byinshi. Uyu munsi Yago arimo aravuga, niwe uri kugarukaho. Ubu se nyimvuze navuga ibinganiye, hari abacecetse. Uyu munsi hari ikibazo dufite, ndavuga iwacu muri showbiz. Icyo nkunda showbiz nyine urisanzura ukavuga ibyo ushaka nyine mu murongo wabyo. Nge niyo nibyo nsesengura ariko cyane cyane ndi kwibanda mu bya social media. Nibyo nihuguramo umunsi ku wundi. Uyu munsi Yago aravuze, n'abamushamikiyeho baravuze, hari abandi bameze nka bayaga nk'igihumbi bacecetse bahisemo kwicecekera. Hari n'abandi bashamikiye kuri Yago nabo bandi nabo bahisemo kwicecekera. Nanjye nacecetse, hagiye uvuga ati se niturize. Buri muntu wese uri muri industry afite ibikompora agenda ahura nabyo. Ndamutse nkubwiye bwakwira bugacya, runaka kubwiye bwakwira bugacya, harimo amashyari, turapfiki. Ibaze ariko kugira ngo reka nkubwire, kuba wari inshuti n'umuntu musangira kabisa nagahiye, mwarakoreye mwariganye n'iki, ariko igihe kikagera mugashwana mugatandukana bikomeye, mupfuye ikintu bita views. Mupfuye ikintu bita views. Mugashwana neza mugacana umubano, runaka ararebwa, runaka arakunzwe, runaka abantu bamuha attention. Uti nyuma y'iyi Yago saga hari byinshi niteze. Kandi ibyo witeze ni byiza cyangwa ni bibi? Amahirwe mfite nuko dufite ababyeyi mu gihugu cyacu batureberera, nakoresha akantu bita zoom kuri kamera cyangwa se jimeri, bagatagatinga ibishobora kugira ingaruka kuri sosiyete yacu, bakabikumira hakiri kare. Ariko ubundi bitabaye ibyo ngibyo ndebye nko mu bindi bihugu n'iki uyu nguyu gutya nta kiba cyari cyakaba. Ariko amahirwe dufite yonyine, dufite ubuyobozi bureba kure. Nyuma y'ibyatangajwe, cyo kintu cyumva. Yes, nabyumva. Dufite ubuyobozi bureba kure. Nyuma y'ibyagiye bitangazwa, harimo amagambo namwe ashobora kuba aremye ibyaha. Niki biteze imbere? Ibyo iby'ibyaha n'iki, icyo gihe tubiharira inzego z'ubutabera zirimo RIB, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha n'izindi nzego zibishinzwe. Wenda icyo navuga wenda nuko nakibura abagenzi banjye bakoresha izi mbuga nkoranyambaga kwitondera ibyo ugiye kuvuga, kuko deja ubu nturako turi hano njyewe nawe na cameraman ni turi batatu, ariko deja ubu hano habaye mu ruhame. Ninza hano nkajya kwibasira umuntu, ibyo bita cyberbullying, ujye ubyumva, kwataka umuntu nyine, hari ibyo bita cyber harassment, kwataka umuntu, kujya kumusesengura, kumwinjirira. Ubundi tunarebye no mu ruhando mpuzamahanga, nimba umuntu yaraje kuri imihanda ari umuhanzi, ari umunyarwenya, ari umustar, atari muri politiki, kuko buriya abanyapolitiki n'abantu bari muri politiki hari icyubahiro tubagomba, hari icyubahiro baba barashyizweho n'ubuyobozi bitewe n'icyo gihugu, bituma umuntu wese atinya kumwurira, akamwubaha, akamuha respect. Ariko tugarutse muri showbiz yacu, nimba uri umustar, uri Bruce Melody, uri Patrick wo mu runana, ugomba kumvuga nta n'ingingo n'imwe yandengera. Ndabisobanura, urumva? Nimba ugomba kuvugwa, nimba se nimba tukakuvuga, hari n'abatanga amafaranga bavuge, ntawe bica ku ruhande. Nimba wanakotoye nk'uko tuvanga ngo gukotora bigomba kuvugwa. Ariko ikibazo hano kivuka urakizi, kurenga wa Bruce Melody ukajya kureba famiye ye, kubara ntabwo ari abastar. Baranujya kubavuga ukajya kubasengura ko batunga mikoro, urabaguye mu mutego. Nuvuga Bruce Melody akajya kukurega, nanjye najya kumuburanira. Ariko nuca ku ruhande ukajya muri famiye ye, nzakurama akanyikarenge nirukana. Ariko nanone ndanenga abastar uvuga akakujyana mu nzego kujya kukurega, wavuze ibye utagiye muri famiye ye. Patrick, reka tugushimire ku mwanya wo waduhaye no ku bitekerezo waduhaye. Tuzi ko igihe cyose tugukenera tukubona nta kibazo ibitekerezo. Reka dushimire kandi na
missionnaire Donatien wari utubereye kuri kamera yakoze cyane namwe abadukurikiye uragira uti ni ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ariko ukamenya ko uburenganzira bwawe aho butangiriye ariho n'ubwundi burangirira. Dutange ibitekerezo ariko twirinda kubangamira uburenganzira bw'abandi. Twashimiye kuba mwakomeje gukurikirana iki kiganiro ko bagisharinge, tuvuzemo amagambo akomeye, nyamuneka mugisharinge kubera ko twebwe hari ibiganiro wagiye ubona hano hanze biba kuri Yago abantu bagenda basubiramo, nibaza ko ntabwo twiye tuvuga ibintu abandi bavuze, twavuze n'ibyo by'umwihariko mugisharinge, mugisangize inshuti yawe yose aho iri kagera. Ikindi ukore subscribe, ukande kunzogera. Ikindi cyane cyane abantu muri diaspora, muri Amerika, Canada, mu Burayi, muri Asia, muri New Zealand, ushaka kujya kuri ino channel ugakora subscribe. Ikindi ukamanuka ukakanda play all, ukagabanya volume, ni support, bakanaduha ibitekerezo by'ibiganiro byo twabakorera. Ibitekerezo kubera ko urumva buriya hari umuntu ushaka kuvuga ati ndi muri kira gihugu hariya, ni mu buryo bwo gusapotinga ikinyamakuru, kuko nubona amafaranga uzajya kuri butike uhahe, nuhaha nyiri butike hahira abana amafaranga kandi ushobora guhaha kuri butike y'umuvandimwe ya mwene wabo. Rero ngo gukora subscribe no guteza imbere, kurumva igiye kuri play all, ugajya kuri play all ukagabanya volume, utanashaka no kubyumva wenda uri mu bindi, urimo utanga itafari ku munyarwanda. Murakoze cyane.